hari umugabo wari umukire cyane akagira abagore 4. Umugore wa kane umugabo yaramukundaga kuruta bose, yamwambikaga neza imyenda y'igiciro. Umugore wa gatatu nawe umugabo yaramukundaga akamwishimira cyane, mbese akumva ari fiyeri, ntaterwa ipfunwe no kumwerekana ahantu hariho hose yajyaga mu nshuti ze n'umuryango. Ariko uwo mugabo agahora afite ubwoba ko bazamumutwara. Umugore wa kabiri we yari inkoramutima, yihanganiraga umugabo we kandi akamubabarira igihe amubabaje. Igihe cyose yagiraga ikibazo niwe yajyaga kureba akamufasha ndetse no kukibonera igisubizo, mbese yamubaga iruhande mu bibi no mu byiza. Naho umugore we wa mbere we yamuhoraga iruhande akamuhumuriza, akamugira inama nziza. Niwe wamufashije kumugira inama mu gushaka ubutunzi yari afite. Ariko ikibabaje, uwo mugabo ntiyamukundaga cyane, nta nubwo yamugaburiraga bihagije, mbese ntiyamutegaga amatwi, ntiyamwitagaho na gato. Babana batyo iminsi iricuma. Umunsi umwe wa mugabo ararwara cyane ku buryo nta mahirwe yo gukira yari afite. Atangira gutekereza bwa butunzi bwe agiye gusiga. Aravuga ati, yewe burya ikuzimu ntawe ujyana y'impamba koko, ubu mfite abagore 4 ariko nimfa nzagenda njyenyine. Abaza umugore we wa kane ati, naragukunze nkurutisha bose, naguhaye ibyiza byose bikubereye, ntacyo ntagukoreye, none ubu ko ngiye gupfa ntiwaza tukajyana ukamba iruhande? Wa mugore we wa kane yakunze kurusha bose niwe wamwihakanye cyane. Wa mugore we wa kane aramusubiza ati, uramenye ntaho najyana nawe, ahita anagenda. Wa mugabo arababara cyane. Abaza umugore we wa gatatu ati, naragukunze cyane kandi nawe urabizi, kugira ngo nkubone byaramvunnye cyane, none ubu ko ngiye gupfa ntiwakwemera tukajyana ukamba iruhande? Wa mugore we wa gatatu aramusubiza ati, cyangwa wasaze, ubuzima buraryoshye none ngo ngukurikire, ahubwo watinze kugenda ngo abandi bantunge. Umugabo agahinda karamwica. Abaza umugore we wa kabiri ati, igihe cyose nagukeneye wambaye hafi, yewe n'amafuti yanjye yose waranyihanganiye, none ko nanone nkigukeneye nimpfa ntiwakwemera tukajyana ukamba iruhande nk'uko wabikoraga? Undi aramusubiza ati, mbabarira rwose ntacyo nagufashaho, gusa numpfa nzaguherekeza nkugeze kumva yawe. Wa mugabo agahinda karamurenga. Agiye kumva yumva ijwi rivugira kure rimubwira riti, ngenza ndi kumwe nawe aho uzajya hose. Uwo yari wa mugore we wa mbere. Yibutse ukuntu atigeze amukunda cyane, atigeze amwitaho, kandi we yaramugiraga inama nziza, ukuntu atigeze amutunga bihagije, atigeze amuha ibyamirenge nk'ibyo yahaye abagore be bose cyane nk'uko yitaye ku mugore we wa kane. Yumva arigaye ati, iyo mbimenya mba narafashe umwanya nkakwitaho kurusha abo nitayeho batagize icyo bamarira. Natwe rero muri twebwe dufite abagore 4 mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umugore wa kane ni umubiri wacu, turawukunda cyane, tukawambika neza, tugakora ibishoboka byose ngo tuwugire neza, ubere mbese wishime, ariko nidupfa tuzagenda tuwusige hejuru, kandi niwe ubanza kubora mbere y'ibindi byose bigize umuntu. Umugore wa gatatu ni ubukire n'ubutunzi dufite bwose. Iyo dupfuye turabisiga kandi twarabiruhiye kugira ngo tubigereho, maze abandi akaba ari bo babitwara. Umugore wa kabiri ni imiryango yacu n'inshuti zacu, batuba hafi igihe cyose bakanatwihanganira mu makosa yacu, kandi n'iyo dupfuye nibo baduherekeza bakatugeza ku mva zacu. Umugore wa mbere rero ni roho yacu. Kenshi ntituyitaho kuko ubutunzi n'ibindi by'isi biba byarafashe umwanya munini mu buzima bwacu. Roho yacu tukayandurisha ibibi, ntitwibuke kuyitunganya, kuyigaburira, kuyiha ibiryo by'umwuka biyitunga nk'uko bikwiriye ari ryo jambo ry'Imana. Ariko igihe cyose tuba hafi, ituba iruhande. Wajya gukora ikintu kibi ikakubuza, ikakugira inama nziza rimwe na rimwe ntunazikurikize, mbese ukayima amatwi. Inama y'umunsi: ese iki nticyaba ari igihe cyiza kuri wowe cyo kwita kuri roho yawe, ukayitunganya kugira ngo uzicuze ugeze ku munota wa nyuma?